Sigmund Freud, the father of psychology, niwe mushakashatsi wazanye amahinduka adasanzwe mu mitekerereze ya muntu mu bantu benshi babayeho kugeza uyu munsi isi yagize. Mu gihe cye cyose yageze ubwo afatwa nk'umunyabwenge uri hejuru cyane mu bandi bose wagereranya nawe mu bikorwa by'ubwenge. Mu mashuri yigisha ku mitekerereze ya muntu kuri ubu, menshi mu masomo bigisha yavuye mu bitekerezo bye. Kugeza uyu munsi mu mavuriro avura ibijyanye n'imitekerereze ntaryo wabona ritifashisha byibura uburyo bumwe muri bwinshi bwavumbuwe na Sigmund Freud mu kuvura indwara z'imitekerereze. Igitekerezo cy'ubwenge yashyize hanze maze kigakangura isi yose nuko yavumbuye yuko mu bwonko bwa muntu habamo ubwenge umuntu yitegekera we ubwe, harangiza kandi hakanabamo ubundi bwenge bwikoresha umuntu atabizi. Ubuvumbuzi bwa Sigmund Freud bwahise buhindura hafi y'uburyo bwose abantu bumvaga cyangwa se bagatwaramo ibintu. Uyu munyabwenge w'igitangaza ntabwo wakwiyumvisha ukuntu yikinishaga, akanywa ikiyobyabwenge cya kokayine ndetse akananywa itabi rirengeje urugero. Reka uyu munsi muri kino kiganiro cyacu amateka yabo kigaruka ku bantu badasanzwe n'ibyo bagiye bakora. Uyu munsi twinjije mu nyandiko zivuga ku rugendo rw'ubuzima bw'umuhanga Sigmund Freud, uyu mugabo wakoze byinshi kugeza na n'uyu munsi ushobora kuba utari uzi yuko byavumbuwe nawe. Turi kumwe na Genuine Kunga Therapy. Iri ngiri ni ivuriro rigufasha mu bibazo bitandukanye by'ubuzima ku bantu bagize paralize, abana bafite ubumuga cyane cyane ubw'ijosi n'umugongo, abana baba banyuma, aba nabo bakorerwa massage ituma ubwonko bwabo bwongera gukora neza, abarwaye umutwe udakira n'ibindi bibazo byose bijyanye n'ubuzima. Genuine Kunga Therapy bakorera Kimironko no ku Gishushu, aho ku bindi bisobanuro wabahamagara kuri izo nimero. Turi kumwe kandi na Evergreen Academy. Iri ni ishuri ryiza kubifuza kwiga indimi, abacikirije amasomo bifuza gusubukura, abifuza kujya kwiga kaminuza ariko babuze amasomo abiri y'ibanze ndetse n'ibindi byose bijyanye n'uburezi. Aba nabo ukabahamagara kuri izo nimero ku bindi bisobanuro. Ikaze aho uri hose, nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Sigmund Freud avuka mu gisekuru cy'abayahudi bari batuye mu bice biherereye mu burasirazuba bw'i Burayi, akaba yaravukiye mu gihugu cya Austria giherereye mu Burayi bwo hagati. Yavukiye mu mujyi witwa Moravian ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1856. Se wa Sigmund Freud yitwaga Jacob Freud, akaba yarakoraga umwuga wo gucuruza ubudodo bukorwamo imyenda. Nyina wa Sigmund yitwaga Amalia. Mu bavandimwe 8 bakuru kuri Sigmund Freud, nta numwe amateka agaragaza ko bavukana kuri nyina. Ibyo rero bikabitekerezwa yuko nyina wa Sigmund yashakanye na se yari asanzwe afite abandi bana bakuru yabyaye ku bandi cyangwa se ku wundi mugore. Sigmund yavutse mu gihe umuryango we wari ukennye cyane, hanyuma kubona amafaranga yo kubabeshaho no kubakemurira ibibazo bya buri munsi ntabwo byari biboroheye. Freud akivuka yavukanye ikimenyetso kidasanzwe. Kino kimenyetso rero kikaba ari ukuntu umwana ava mu nda ya nyina akiri mucyo wagereranya nk'agafu k'abarimo yakiri mu nda. Akangaka kakaba kameze nk'ishashi yorohereye cyane. Kuva mu myaka ya kera cyane, abantu na n'ubu benshi ku isi bizera yuko umwana uvutse gutya aba azavamo umuntu w'igihangange, kandi koko ni nako byaje kugenda kuri Sigmund Freud. Uyu nguyu yinjiye muri kaminuza afite imyaka 17, kandi nkuko turi buze kubireba ubuzima bwe bwose bw'amashuri yabwitwayemo neza ku rwego rwo hejuru. Yari umuhanga bitagira ingano. Akigera muri kaminuza yari afite igitekerezo cyo kuziga amategeko, ariko ntabwo ariko byaje kugenda, ahubwo yaje kubona ko ikintu cyiza akwiriye kwiga ari ubuganga ndetse na filozofi. Mu mwaka w'1877 Sigmund yagize amahirwe yo kwinjira mu cyumba cy'undi mushakashatsi, undi muhanga nawe wari ukomeye cyane mu mateka y'ihuriro ry'imikorere y'umubiri w'umuntu ndetse n'imitekerereze. Uno mushakashatsi witwa Ernest Brack, maze icyo gihe akigera muri no laboratoire y'uno mushakashatsi amara imyaka igera ku 8 agereranya ubwonko bw'umuntu hamwe n'ubwonko bw'izindi nyamaswa z'inyamabere zifite urutirigongo n'izindi nyamaswa zitagira urutirigongo. Ubushakashatsi yakoreraga muri no labo yanabuvangaga no kuvura abantu batandukanye bafite ibibazo byo mu mutwe. By'undi mushakashatsi nawe wari ukomeye muri icyo gihe mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko bw'abantu. Icyo gihe cyose ibyo yakoraga byakomezaga kugenda bituma agira amatsiko menshi ku bijyanye n'imikorere, imitekerereze ndetse n'imyitwarire y'abantu. Akirangiza kaminuza, insanganyamatsiko yanditseho igitabo cye gisoza amasomo ya kaminuza. Iki cyamuhesheje amahirwe yo kwigisha muri kaminuza y'i Vienna, umurwa mukuru w'igihugu cya Austria. Muri kaminuza Sigmund yigishaga ibijyanye n'indwara zifata ubwonko. Byari icyo gihe mu mwaka w'1885.
mu mwaka w'1885 Freud yagiye mu gihugu cy'Ubusuwisi kureba umugabo wari uzwiho cyane ubuhanga bwihariye mu byitwa hypnosis. Uno mugabo akaba yitwa Jean Martin Charcot. Hypnosis ni uburyo bukoreshwa mu mbonezamitekerereze ya muntu, aho abaganga muri ubu buvuzi bifashisha amashusho n'amajwi anyuranye mu kuvura umuntu indwara zitandukanye zo mu mutwe, zirimo agahinda gakabije, ubwoba ndetse n'igihunga umuntu aba yananiwe kwivanamo, cyangwa se nanone ingeso runaka, kuribwa mu nda bidashira, iseseme ndetse no kuruka bya hato na hato. Ibyo byose bijyana n'umunaniro ukabije wo mu mutwe. Abahanga mu mitekerereze ya muntu by'umwihariko bafite ubumenyi bukwiriye kuri hypnosis bashobora gusinziriza umuntu atabizi, barangiza bakamutera kuruhuka no kwibagirwa ibyo yari arimo, n'ubundi buhanga nk'ubwo ngubwo butandukanye. Sigmund agihura na Charcot byaramunejeje cyane kuko yaragiye kubona ubumenyi bukundwa na benshi mu biga imbonezamitekerereze ya muntu. Hari n'abandi babikora kugeza na n'uyu munsi batanazi yuko bifite izina cyangwa se nanone ko ari ubuvuzi bushobora no kwifashishwa mu kuvura abantu. Abangaba bakaba basinziriza abandi bagamije kubambura ibyabo cyangwa se kubafata ku ngufu n'ibindi bitandukanye. Sigmund rero iki gihe yashakaga kwiga hypnosis kugira ngo azajya yifashisha mu kuvura abantu bafite indwara zitandukanye zo mu mutwe. Yaje kurangiza kwiga, arangije asubira iwabo. Ubumenyi yakuye kuri Jean Martin Charcot yagiye kubukoresha mu bitaro yakoreragamo ngo arebe koko niba bikora. Yaje kubona yuko hypnosis ikora kandi nta n'ibibazo itera umubiri w'umuntu. Rino gerageza rya mbere rya hypnosis Sigmund ajya kurikora yarikoreye ku murwayi witwa Anna O. Uno murwayi yari afite ibibazo bikomeye cyane byo mu mutwe byatangiye kumuzamo ubwo we n'umuryango we bari baragiye mu butembere. Nyuma uno murwayi yatangiye kuzajya abona abantu baje kumwica, ubundi akibona agwa mu cyobo cyangwa se agonzwe n'imodoka. Yabonaga ibyo we yitaga amagini n'ibindi nk'ibyo biza mu bantu bagize ibibazo bikomeye byo mu mutwe. Nta kintu yari akibasha gukora. Uyu mwana yahoraga aryamye, aho nyuma aribwo baje kumuzanira Sigmund kugira ngo amuvure. Uyu yamuvuye akoresheje hypnosis, maze mu gihe cy'iminsi 2 Anne O atangira gukira ndetse no koroherwa. Yatangiye kongera kubona ibintu mu buryo busanzwe ndetse atangira no kwibuka ibintu yari yaribagiwe. Yaje kwisanga atazi uko byagenze, we yibukaga ibihe bya mbere ndetse n'ibihe by'ako kanya byo gukira. Muri make yumvise nkaho yari amaze igihe kinini cyane asinziriye, hanyuma akaza kubyuka. Ibi Sigmund Freud yakoresheje ni ibyitwa light hypnosis. Ibi ngibi bikaba ari uburyo bwo guturisha amarangamutima y'umuntu cyangwa se kumusinziriza ukoresheje urumuri ruherekejwe n'amagambo ameze nko kumuhendahenda buhoro ngo aruhuke mu bitekerezo, nka kwa kundi babikora umwana bashaka ko asinzira. Gusa buno burwayi nyuma y'igihe gitoya bukaba bwarongeye kuza kuri uno mukobwa. Sigmund Freud yaje kubona yuko hypnosis idakora ku rugero yabyifuzagaho, hanyuma atangira kugerageza ubundi buryo bwinshi bwari gutuma imitekerereze y'abantu ndetse n'indwara zijyanye n'ibitekerezo zose zishobora gushira. Yabonye yuko kuvura neza byaba ari igihe umurwayi we yakira biturutse ku magambo ubwe yivugira. Niwe yabaye noneho nk'ufasha no mukobwa kumva ibirimo kumubaho. Ibyo ngibyo akaba ari nabyo byaje kuvumbura ubuvuzi bwaje kwitwa talk cure. Mu kuvura abarwayi bo mu mutwe batandukanye Sigmund yagiye yakira, yavuze yuko byihuta cyane mu gihe hifashishijwe ibyitwa free association. Muri buno buvuzi nibwo umuganga avura indwara zituruka ku kwivumbagatanya kw'amarangamutima, cyangwa se nanone umusayikotherapist akaba yasaba umurwayi kuvuga ibintu byose atekereza, byaba ibyerekeranye kimwe n'ibiterekeranye. Ibi ngibi Sigmund akaba yaraje kubona yuko bifasha umurwayi kuruhuka ndetse bikanatuma umuganga amenya uburyo ari buze gukoresha amuvura. Akaba ari umuntu wavumbuye ko kuvuga ko umurwayi biri mu nzira za mbere zituma uno murwayi abasha gukira. Hamwe n'ibi Sigmund Freud yaje no kubona yuko uhereye mu nzozi umuntu arota ushobora kubona byinshi byishe mu bitekerezo bye bya kure, cyangwa se nanone subconscious mind. Yanamenye yuko ibintu byishe mu bitekerezo bya kure by'umuntu bimwe byaramubayeho bikamukora ku mutima, ariko akaba atakirimo kubyibuka. Ibyo rero bikaba ari byo bishobora kuzana umubabaro, ubwoba ndetse no gukonja kw'ingingo z'umubiri igihe cyose yongeye kubyibuka. Sigmund Freud yaje kuvumbura ko umuntu arebye ifoto y'umuntu waguciriye mu maso mu ruhame cyangwa se nanone wakugiriye nabi, ibi ngibi bishobora kuzana uburakari nk'aho uwo muntu ako kanya muri kumwe. Indi tekinike yo kuvura yitwa psychoanalysis, nayo ni tekinike yahimbwe ndetse yanavumbuwe na Sigmund Freud. Ino nayo ikaba ari tekinike ikifashishwa kugeza na n'ubu. Uburyo bwo kuvura gutya bukaba bufasha umuntu kubasha gutandukanya ibintu byamuje mu mutwe, kuko nyine yabibonye ahantu runaka cyangwa se yabibonye ahantu runaka n'ibyo abona mu bitekerezo bye, kuko ari ibyifuzo cyangwa inzozi z'ibyo ashaka kuzageraho. Aha ngaha rero
ukaba ubasha kumenya gutandukanya ibivugwa bidafite ishingiro n'ibivugwa ari ukuri kwa nyako. Kugira ngo Sigmund Freud abashe kumenya gutandukanya ibyifuzo, inzozi ndetse n'ibintu umuntu yiboneye n'amaso yafatika, ni ukuntu akiri umwana muto yakundaga kugira ibibazo byo gutekereza nabi ku mutima we, akanagira inzozi zamuteraga gushikagurika ntabashe gusinzira neza, hanyuma aza kubona yuko bino byose byatewe n'urupfu rwa papa we. Ibyo byatumye yerekezaho ibitekerezo arisesengura, maze biza kurangira abonye inkomoko yabyo. Yabonye yuko ari amashusho yo mu bwana akunda kumugarukamo, atari yakamenya aho aturuka. Yaje kubona yuko urwango yagiriye se umubyara kubera nyina, akumva ariwe wari ukwiriye kuba yararongoye nyina umubyara, bimwe bigirwa n'abana b'abahungu bafite imyaka 3, aho usanga bakunda nyina cyane kurenza se. Ibyo ngibyo ari byo byaje gutuma abo yaje kuba nyuma. Byatumye kandi avumbura icyitwa neurosis. Iki ngiki kikaba ari uburyo abantu benshi bagira imyitwarire ihabanye n'iy'abandi, nko kugira agahinda gakabije kadafite impamvu, ubwoba n'igishyika, ndetse no kugira ibyitwa obsessive behaviors n'ibindi. Obsessive behaviors izi ngizi zigaragarira mu bitekerezo n'ibikorwa umuntu akora byisubiramo inshuro nyinshi ku rugero bibangamira abandi. Urugero, anga ashobora kuzamo nko gukora ibintu bitarangira, umuntu agakomeza kumva yuko ziriho umwanda. Ufunga urugi ukaza kugenda ukomeza ujya kurureba niba rufunze, kumva amajwi menshi cyane agusubiramo mu mutwe ukabura uko wabyikuramo, gutinda ku bintu utakabaye utindaho bikamara igihe kirekire gikabije ndetse bikanarambirana, kugira impungenge ku bintu byose n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Imibereho ifitanye isano n'irari rishingiye ku mibonano mpuzabitsina, byaba ibyo wahuye nabyo mu bwana n'ibyo waciye muri mukuru cyangwa se watekerejeho, ibi byose Sigmund yagaragaje yuko bigira uruhare mu burwayi bwo mu mutwe runaka ushobora kuzahura nabwo ukuze. Gusa uruhare runini rukaba ruturuka ku myitwarire ya cyagihe umwana muto yatangira kugaragaza ibyiyumvo bifitanye isano n'irari rishingiye ku bitsina. Angaha Sigmund yasanze iyo umwana ari umuhungu yisanisha na se, akumva yuko yaba umugabo wa nyina, n'umukobwa akisanisha na nyina akumva yuko yaba umugore wa se. Nibyo Sigmund yise Oedipus complex cyangwa se nanone Oedipus complex. Kuva mu mwaka w'1902 abaganga bo mu mujyi wa Vienne bari batangiye gukunda ndetse no gukurwa cyane n'ibitekerezo bya Sigmund Freud. Byatumye babona yuko bikwiriye yuko yazajya batumira bagahurira mu rugo iwe, maze bakaganira ibijyanye n'imitekerereze ya muntu n'indwara zitandukanye zifata ubwonko, hamwe na tekinike zitandukanye akoresha mu kuvura abarwayi. Freud yaje kubyemera. Abo bahurije ku munsi wo kuwa gatatu ko aribwo bazajya bahura maze bakaganira. Iri tsinda ryabo ryafashije abantu mu bijyanye n'imitekerereze, maze biza kurangira bano biyise Wednesday Psychological Society, aho ari itsinda ryo kuwa gatatu ryiga ku mitekerereze y'abantu ugenekereje mu Kinyarwanda. Iri tsinda niryo ryaje kuvamo icyiswe International Psychoanalytic Congress. Ahangaha rero akaba ari nawo ubuhangange bwa Sigmund mu by'ukuri. Nyuma y'uko iryo tsinda rivayeho, bamwe mu bantu batandukanye mu bice by'isi batangiye kwifashisha zimwe mu nzira za Freud mu kuvura abarwayi, kandi koko zigakora. Abaganga b'inshuti za Sigmund batangiye kugira iteganyamigambi ryagutse, maze banashyiraho ubuyobozi bw'iri tsinda ryabo. Uwitwa Carl Jung nawe wakoze ibikorwa byinshi ku mitekerereze ya muntu, niwe wagizwe perezida wa rino tsinda. Icyo gihe byari mu mwaka w'1910. Sigmund yabashije kwagura ibikorwa bye arangirana bigeza no mu isi y'abakoresha ururimi rw'icyongereza. Inyandiko z'ubushakashatsi bwa Sigmund zakozwe zari mu Kidage. Gusa ariko ahangaha ntituze kwibagirwa yuko nubwo uyu nguyu nyine ibyinshi yari yarakoze byari biri mu Kidage, nyamara uno mugabo yari umuhanga cyane, dore ko yavugaga indimi nyinshi cyane zitandukanye. Mu ndimi yavugaga harimo Ikidage, Icyongereza, Igitaliyani, Ikigiriki, Igiheburayo, Ikilatini ndetse n'Icyesipanyolo. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu byatumaga abantu bose ahura nabo ndetse nabo baganira, communication yabo aba ari ikintu cyoroshye cyane. Inyuma yo kwamamara cyane, urugendo rwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwarateguwe. Yajyanye na perezida w'itsinda ryabo Carl Jung. Ibyo ngibyo bikaba byarabaye nyuma yo guhabwa urwandiko n'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Clark University iherereye muri Massachusetts, aho yagombaga gutanga ibisobanuro ku bushakashatsi bw'imbere y'izindi mpuguke ku bijyanye n'imitekerereze y'abantu. Sigmund Freud yatanze amasomo 3 kuyerekana uburyo bunyuranye bwo kumenya no kuvura abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Impuguke n'abanyeshuri batandukanye abo bamuhasi ibibazo, maze Sigmund arasobanura, babasha kubona yuko ibyavuye mu bushakashatsi bwe koko ari ukuri kandi ko byuzuyemo ubuhanga bukomeye. Aha bahise bamuha impamyabumenyi y'ikirenga kubera ubumenyi bw'intagereranywa yazaniye abatuye isi. Kuva kino gihe byinshi mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu isi
byatangiye kwandika izina Sigmund Freud, maze inyigisho ze nazo zitangira kwigishwa no muri za kaminuza zitandukanye. N'uburyo bwe bwo kuvura bwatangiye gukoreshwa mu mavuriro atandukanye yo ku isi. Mu mwaka w'1922 mu Burusiya naho haje kuvuka ikiswe Moscow Psychoanalytic Society. Iri naryo rikaba ryari itsinda rishingiye ku bitekerezo bya Sigmund. Mbere y'imyaka 16 ubwo byari mu mwaka w'1904 ibitabo bitandukanye bya Sigmund byatangiye guhindurwa mu rurimi rw'Ikirusiya ndetse no mu zindi ndimi zitandukanye. Ku buzima bw'uno muhanga, uno mugabo yatangiye kunywa itabi afite imyaka 24, akizera ko kunywa itabi ari byo bimwongerera imbaraga mu gukora ndetse no kunoza akazi ke. Ngo iyo yabaga ari mu kazi yacishagamo agatumura ku gatabi nibwo yumvaga amerewe neza. Ibyo ngibyo ngo bikaba byaramufashaga kumara umwanya munini mu bushakashatsi, maze bikanatuma ashyira ibitekerezo bye hamwe. Gusa ariko ngo yaba atarinywe yacikaga intege cyane, ntanabashe gutekereza ngo ageze kure. Uku kunywa itabi ibyo ngibyo yaranabihuriyeho na sogokuru muri siyanse Albert Einstein, aho uyu nawe yari yarabaswe n'itabi ku buryo nta gihe yabaga atarimo kuritumura. Abaganga baramubuzaga bakamwereka yuko rizamuteza ibibazo, ariko kandi Sigmund akabyanga. Sigmund Freud, umwe mu baganga b'inshuti ze akanaba kandi uwo hafi we, uyu witwa Wilhelm, yakunze kuzajya amubuza kunywa itabi ryinshi, ariko kandi Freud aranga mubera ibamba. Ahubwo uko yari mubuzaga byari bimeze nk'ari kumubwira kunywa ryinshi. Byageze aho iri ngiri riza kumutera kanseri ifata mu kanwa. Nyuma kandi mu buzima bwe bikaba byaranaje kumenyekana yuko Sigmund Freud kera yari yarabaswe no kwikinisha cyane, hanyuma atangiriye kubireka nibwo yahise atangira kunywa itabi ngo yumvise rinamunezeza cyane kurenza kwikinisha. Yahereye ubwo abireka, arangije yiyegurira itabi. Kuri we yumvaga yuko ingaruka zose zazanwa n'itabi adashobora kurivaho. Freud nk'umushakashatsi mu ishami ry'ubuvuzi yakoresheje ikiyobyabwenge kandi cya kokayine mu rwego rwo kugabanya uburibwe bw'umubiri. Yizeraga yuko kokayine ari umuti ku bibazo by'umubiri ndetse no mu mutwe. Yashimagizaga ubwiza bwayo cyane cyane abinyujije mu gitabo yise On Coca, aho yanditse n'izindi nyandiko nyinshi zasobanuraga uburyo kokayine igomba gukoreshwa mu buvuzi. Cyane cyane ariko yavuze ko mu kuvura abantu bafite indwara z'agahinda gakabije uyu nguyu ari umuti mwiza. Gusa ntabwo impuguke muri siyanse y'ubuvuzi bamushyigikiye muri ino ngingo, kuko yaje guhagarika ibikorwa byo kuvuga ibyiza bya kokayine. Freud yagiranye ubucuti n'umuganga wakoraga akazi ko kuvura abantu bagize ibibazo mu mutwe witwa nanone Wilhelm wandi twakubwiye. Aka kazi ko kuvura indwara zifata ijosi ndetse n'umutwe, uno Wilhelm yanakavangaga no gukora ubushakashatsi ku mikorere y'ubwonko. Ibiganiro bakomeje kugirana byatumye Sigmund Freud abona ahera akomeza kubaka bya bitekerezo byerekana ukuntu ibibazo bijyanye n'imibanire hagati y'abadahuje ibitsina biva cyane mu buzima umuntu yabayemo mu bwana. Ibyo rero akaba ari byo byatumye Sigmund atangira kubona ihuriro ry'imikorere y'ubwonko n'imitekerereze ya muntu. Muri uno mubano mwiza cyane Sigmund yari afitanye na Wilhelm, ni nako yakomezaga kumuvura kanseri yari yaratangiye kugaragara mu kanwa ke. Uburibwe Sigmund yagiraga, uno muganga Wilhelm yamubwiye yuko bwatewe no kwikinisha igihe kirekire. Yaje kuvurwa arakira, arangije asubira ku mirimo ye y'ubushakashatsi. Sigmund Freud yatekerezaga yuko kuba Wilhelm yari umuyahudi mwene wabo akaba n'umuhanga mu buvuzi cyane cyane mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko biri mu cyatumaga mukunda cyane. Uyu Sigmund yamufataga nk'umuntu w'icyitegererezo kuri we. Yari yaramuhimbye akabyiniriro ka The Kepler of Biology. Ibyo byari bisobanuye umuhanga mu mikorere y'umubiri w'umuntu. Gusa ubucuti bwabo ntabwo bwaje kuramba, banatandukanye nabi. Uno mushakashatsi akanaba n'umwanditsi w'umuhanga Wilhelm yashinjaga Sigmund kumwibira ibitekerezo yarangiza akabyitirira. Ibi ntabwo ari byo byonyine byatumye umubano uhagarara. Ikintu cyatumye nanone Sigmund atera intambwe asubira inyuma mu guhagarika ubucuti bwe ndetse n'uyu nguyu nuko mu gitabo cya gatatu Sigmund yari arimo arandika yasabye uyu Wilhelm yuko yamufasha mu bushakashatsi, ariko kandi undi arabyanga. Byaje kurangira Sigmund abonye yuko umubano wabo nta nyungu, arangije ahitamo kumureka. Baherukana ubwo muri uyu mwaka w'1922 n'ubundi nibwo Sigmund yageze i Berlin mu murwa mukuru w'Ubudage. Ahangaha nawe akaba yaragombaga gutanga ubusobanuro ku byavuye mu bushakashatsi. Gusa ariko nubwo uno muhango wari witabiriwe n'impuguke n'abanyamatsiko benshi, ntabwo Sigmund yari yisanzuye neza kubera ko yavugaga akababara mu kanwa kubera cya kibyimba cya kanseri yo mu kanwa cyari gitangiye kumurembya. Mu gutanga inyigisho ze basabye ko bamwe muri bagenzi be bakoranaga bamufasha gusobanura. Abandi bari bakeneye ubusobanuro bwimbitse bagiye bahura nawe mu minsi yakurikiye. Sigmund Freud yaje guhura na Martin Bernays
hanyuma aramukunda, abangabo bombi barakundana, maze nyuma y'imyaka 2 bafata umwanzuro wo kubana. Baje kubyarana abana 4, aho bamwe muri aba nabo baje gukurikira urugendo rwa se. Mu bijyanye n'imyitwarire ya Martha Bernays, uyu mugore nyine wa Sigmund Freud, ngo yari umugore mwiza cyane, unakaba n'umugore w'igitangaza wakundwaga na benshi, akaba kandi yari na muremure, dore ko yari afite metero na santimetero 83 z'uburebure. Yari umugore wize kandi yari ajijutse bikomeye. Martha Bernays nubwo yari afite umugabo w'igihangange, akanagira n'uburanga bwa bundi bwarangazaga benshi, ntabwo byatumaga yiyemera cyangwa se ngo nanone yishongore. Ibitabo by'amateka byerekana yuko ahubwo yari umugore ucisha bugufi cyane kurenza benshi yarushaga agaciro. Uyu mugore ngo yakundaga gusetswa n'ubusa, akagira ubucuti bwinshi n'abana be, uretse nta n'umunsi n'umwe utasangaga arimo gukina nabo. Yagiraga umuco wo gusoma ibitabo cyane, akaba kandi n'umunyamurava mu kumenya mu gushyira ku murongo imirimo yose ijyanye n'urugo. Uko imyaka yakomeje kugenda, murumuna w'umugore wa Sigmund witwa Mina yaje gupfusha fiance we. Icyo gihe Martha Bernays yaje asaba Sigmund Freud niba ntacyo byaba bimutwaye aramutse azanye murumuna we Mina, yarangiza akamucumbikira mu rugo rwabo. Sigmund yarabyemeye, hanyuma murumuna w'umugore we yimukira mu rugo rwabo. Uku kwegerana kwa Freud na murumuna w'umugore we, ibi byatumye ngo batangira kugirana ubucuti bwinshi bwihariye, maze binatangira kuzajya bihwihwiswa yuko Sigmund yaba aryamana na murumuna w'umugore we. Ibyo ngibyo byaje kumenyekana bikwirakwijwe n'uwitwa Carl Jung, umwe mu bashakashatsi mu mikorere y'ubwonko uzwi n'abatari bakeya nawe, uyu wanakoranye bya bugufi na Sigmund Freud, ariko kandi nyuma abangaba bakaza gushwana. Kugira ngo bijye kwemezwa yuko Sigmund yakoraga ibyo koko, nuko nko ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1898 muri hoteli yo mu Busuwisi, muri cya gitabo mu mahoteli bandikamo imyirondoro y'abarayemo, basanze ari mu mukono wa Sigmund ndetse na Mina murumuna w'umugore we. Ibyo ngibyo bikaba byarerekanye yuko ngo bigeze kurarana muri kimwe muri ibyo byumba. Nyamara ku rundi ruhande, Mina kwa Sigmund Freud yarabafashaga, akabafasha mu bijyanye no kwita ku bana, gukora isuku yo mu rugo ndetse no kwakira abashyitsi bose bazaga kwa Sigmund, dore ko hanahuraga abashyitsi benshi, cyari nk'ikigo cya serivisi runaka. Kuko rero benshi muri aba bashyitsi basuraga Freud habaga higanjemo abanyeshuri be nabo yavuraga nyine bafite ibibazo bitandukanye. Ibyo nibyo byatumaga Mina abingenzi cyane muri runo rugo, bigatuma nyine na mukuru we koko ibyo binatabyitaho cyangwa se ngo abijyemo cyane. Mina kandi yanafashaga Sigmund Freud gukosora zimwe mu nyandiko ze, akazibika neza ku buryo Sigmund Freud bizamworohera kumenya aho ibyo ashaka biherereye. Mu gihe cyo kuruhuka, bano bakundaga kuba barimo gukina imikino itandukanye irimo dame, amakarita, iyitwa mahjong ndetse n'undi yitwa tarot. Iyo yose ni imikino Mina ndetse na Sigmund Freud bakundaga gukina. Aba kandi ibitabo by'amateka byerekana yuko bakundaga gutembera mu bice bitandukanye ndetse n'ahasaba ingendo z'indege. Aha naho barajyanaga. Umugore wa Sigmund ntabwo yafuhaga kubona umugabo we yirirwana na murumuna we, kuko yabonaga yuko amufatiye runini mu kazi. Byatumye aba bagirana ubucuti n'ubusabane bwinshi, ndetse bimwe mu bitabo byerekana yuko ngo baje kwisanga bano bose basigaye baryamana. Mina ariko yaje gupfa yishwe n'indwara y'umutima. Mu bitekerezo bya benshi babazi bibaza impamvu Sigmund Freud yari yaratwaye n'umutima wa murumuna w'umugore we, kandi nyamara atararushaga uburanga mukuru we. Mu mwaka w'1930 Sigmund Freud yahawe igihembo mpuzamahanga cyitwa Goethe Prize, gitangirwa mu Budage ku bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kugirira abatuye isi umumaro. Mu mwaka w'1923 ino kanseri yo mu kanwa yakomeje gukura. Iyo kanseri nubwo yakuraga bikaba bitaramubujije gukomeza kunywa itabi ryinshi, ariko anarushaho gukora cyane. Umuganga wamukurikiranaga witwa Maximilian Steiner yamubwiye yuko nta yandi mahitamo afite uretse kwihangana akareka itabi. N'abandi baganga bose Sigmund yashakaga kuvurwa nabo bose bamubwiraga guhagarika itabi, ariko kandi Sigmund akabona yuko kureka itabi kandi ari ryo buzima bwe, ibyo ngibyo rwose bitari gukunda. Benshi banibazaga impamvu wafasha abantu kureka ibintu bakoraga, bari barabaye imbata yabyo, birimo nyine no kunywa itabi, ariko kandi we ku giti cye akaba atarabashaga kwivura. Sigmund yaje kubagwa ya kanseri yo mu kanwa, ariko kandi ava amaraso menshi ku rugero rutari rwitezwe n'abaganga, nyuma ariko biza gucogora. Angaha byari byitezwe yuko agiye kwasiga ubuzima. Mu mwaka w'1933 ubwo inkubiri y'abanazi yarimo guca ibintu mu Budage, ibitabo bya Sigmund Freud byari biri mu myanya ya mbere mu byasomwaga n'abaturage benshi mu Budage. Hitler yahita ategeka yuko bitwikwa kubera yuko byari byananditswe n'umuntu ufite inkomoko mu Bayahudi yangaga cyane.
Freud yakomeje kwanga guhunga ngo ave muri kino gihugu cya Austria gihana imbibi n'Ubudage kuko byashobokaga cyane yuko abanazi bamuhitana. Nyamara abonye ibintu bimaze gukara no kuba bibi cyane, yaje gufata umwanzuro wo guhungira mu Bwongereza. Mu mwaka w'1939 kanseri ya SIGMUND yari imaze kumugeza kure. Uburibwe bwari bwose kandi burimo buraba bwinshi cyane. Byabaye ngombwa yuko bamuha ya miti bita morphine igabanya uburibwe mu mubiri. Ino miti niyo ya nyuma yaherutse kuko kuri ino nshuro bwo ntabwo yabashije kurusimbuka. SIGMUND yatabarutse mu masaa 9 z'ijoro tariki 23 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1939. Aya makenda yagaragaye ku bijyanye n'urupfu rwe nayo akaba yaravuzweho byinshi cyane n'abantu benshi mu bihe bitandukanye. Akaba yarapfuye afite imyaka 83 y'amavuko. Bivugwa yuko mu buzima bwe bwose yangaga umubare urimo za gatandatu nyinshi, guhera cyane cyane kuri 61 kugeza kuri 69. Yari yatekereje yuko aribwo azitaba Imana, ngo nawe bikaba byaramutunguye uburyo yagejeje imyaka muri za 80. Mu murage w'ibikorwa bikomeye cyane Sigmund Freud yasigiye isi harimo kuba ari we wavumbuye ko hariho icyumba mu bwonko bwa muntu cyitwa subconscious mind, icyumba gikubiyemo amarangamutima y'ibintu bikomeye biba byarakubayeho ariko kandi utibuka ukabyibagirwa uko biba byarasimbuye n'ibindi biba byarakurikiye, ariko nanone bikazajya bigukoresha mu buryo nawe utazi. Aha kandi ni nawe washingirwa mu kuvura abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bitandukanye. Sigmund Freud yashyizeho uburyo bwitwa psychoanalysis. Angaha akaba ari uburyo umuntu avurwa babanje kwiga ku cyo yaciyemo cyangwa se mu byo yaciyemo byamukoze ku mutima cyane n'inzoza rota, ibyo ngibyo bikagenderwaho mu kumenya uko yavurwa ubwo burwayi aba afite. Sigmund kandi no wagaragaje uburyo imyitwarire y'abantu yose ituruka ku buzima abantu bakuriyemo. Yabonye yuko umwana utarigeze yonka ngo anahabwe imfashabere kuva ku mezi 0 kugeza ku myaka 18, iyo akuze bya bibazo yagize mu bwana byo kudahaga bimugaruka, maze akazajya ahorana indwara zo mu bitekerezo. Bikaba rero ibyo ari nako bigenda muri cyagiye kuva ku mwana afite imyaka 3, aho umwana bakunda kwituma. Iki gihe rero nabwo umwana ngo yitumye ahantu hadakwiriye maze bakamukubita cyangwa se bakamubwira nabi bikomeye. Iyo uyu mwana akuze ibingibi bimutera ihungabana rikomeye. Ni wavuze yuko ngo iyo umwana ageze ku myaka 3 aba akwiriye kubwirwa neza cyane kandi ikosa ryose akoze akarikosorwa neza, ko ari byo bituma umwana akura kandi yifitiye icyizere. Yavuze yuko ku myaka 3 y'umwana ubishatse wazatumaho umuntu ukomeye cyangwa se nanone akazaba umuntu ufite ibibazo byinshi. Sigmund Freud ni wavumbuye ko kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 6 y'amavuko ariho umwana amenya yuko ari umuhungu cyangwa se umukobwa. Angaha ni naho bana bagirira bya bibazo, aho umuhungu yumva nyina yaba umugore we n'umukobwa kumva yaba umugore wa se. Uno muhanga kandi akaba yaravuze ko ikintu gitera ubusambanyi bukabije n'amakimbirane mu batuye isi ari uko abamama badakundwa akaza abana babo b'abahungu, hahandi umwana w'umuhungu yumva yuko kuko akunzwe byanyabyo. Yanavuze yuko kandi mu gihe abana b'abakobwa bakundwa akajwe na base cyane, ibijyanye n'imico y'ubusambanyi nabyo bitaba byinshi cyane kuri bo. Yavuze yuko igihe kimara kuva ku myaka 6 kugeza mu bigimbi n'ubwangavu, anga abana baba batagitekereza cyane ku bijyanye n'ibitsina, ahubwo baba batangiye kureba byinshi mu biri ku isi, ari nacyo gihe nyine abana baba binjiye mu mashuri no kugirana ubucuti n'abandi bo mu rungano rwabo. Yavuze yuko uramutse ushatse yuko umwana wawe wenda azaba nk'umuganga cyangwa se akaba umuvuzi mu bijyanye n'ibintu runaka umwifuriza, guhera ku myaka 6 kugeza mu gihe batarinjira neza mu bugimbi, iki gihe ari gushobora kuba wamutegura. Sigmund Freud yavuze ko ku nzozi umuntu arota ibingibi ari ibintu bifitanye isano n'uruhererekane rw'ibintu umuntu aba yaraciyemo, bimwe abyibuka ariko ibindi atabyibuka, maze ibyo ngibyo bikongera kugaruka nka filime kuri we. Yavuze yuko rero ari nayo mpamvu zimwe mu nzozi zishobora gufasha umuntu gusinzira neza, izindi zikaba zatuma umuntu adasinzira. Ngo igice kinini cy'inzozi umuntu arota zikaba ziba zijyanye n'ibyifuzo bye nanone abatarabashije guhaza. Uyu Sigmund Freud yanavuze yuko kandi ushobora kumenya ubwoko n'imitekerereze by'abantu urebye mu biganiro n'urwenya bibasetsa. Yavuze yuko burya urwenya abantu batera ruba rusobanuye byinshi cyane ku mubabaro wabo. Yavuze yuko kandi abantu benshi ku isi basetswa n'ibintu bifitanye isano n'umubabaro bahuriyeho. Iyo mpamvu niyo yavuze ko abantu bakunze gusetswa n'ubukene cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ubukene hamwe n'ibijyanye n'urupfu, kuko abantu babizi yuko ari kimwe mu bintu byinshi duhuriyeho. Ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina, Sigmund bamubaza niba ari uburwayi bwo mu mutwe, yavuze yuko atari uburwayi ahubwo ari ukwiyumva kuvukanwa. Uyu mugabo ababyeyi rimwe bamuzaniye umwana w'umwangavu wari umulesbienne, b'abakobwa baryamana n'abakobwa bagenzi babo, hanyuma bamusaba yuko yabavurira umwana. Yaje gusanga yuko rwose ibyo ntaho bihuriye n'uburwayi.
Uretse kandi uno muri lesbienne SIGMUND yavuze yuko ari ibintu bivukanwa mu mwaka w'1935 mu ibaruwa yamenyekanye cyane yarangiza ikanatuma henshi ku isi batangira kwihanganira abaryamana bahuje ibitsina. Uno SIGMUND muri no baruwa yandikiye uno mubyeyi w'umumama wari wamwohereje umwana we w'umuhungu waryamanaga n'abandi bahungu. SIGMUND muri no baruwa ye aragira ati: nabonye amakuru avuye ku mwana wawe, kuryamana n'uwo bahuje ibitsina bigaragazwa nk'ibidafite umumaro, gusa nta gikwiye gutera isoni muri byo. Ibi ni ukuntu umubiri w'umuntu wihitiramo uburyo bwo gukoramo imibonano mpuzabitsina. Ati wibuke yuko n'abanyabwenge bakomeye ku isi bahanze ibikorwa by'ubwenge byafashije isi gutera imbere, barimo nka Socrate, Plato, Leonardo da Vinci n'abandi benshi. Aba nabo byavuzwe yuko baryamanaga nabo bahuje ibitsina. Ati ni ikosa rikomeye kuba umuryango mugari wa muntu nk'abakato ku bantu baryamana nabo bahuje ibitsina. Ati niba utanyizeye uzasoma igitabo cyitwa Havelock Ellis cyanditswe na Henry Havelock, aho ngaho nibwo uzabisobanukirwa. Ku bijyanye n'iyobokamana, yavugaga yuko iyobokamana rifasha abantu kwihunza ubwoba bw'ibyo baba batekereza yuko bizababaho nk'urupfu ndetse n'ibindi byago. Gusa uno mugabo akaba yaranizeraga yuko ibyo utanze bigomba kukugarukira, ko niba ubaye umuntu mwiza rwose bitazarangira nabi, kandi ko niba ubaye umuntu mubi byanze bikunze ibyo ngibyo bizakugaruka. Sigmund Freud kandi akaba yanakundaga ibitekerezo by'umufilozofe wo mu gihe cye witwaga Franz Brentano, aho mu nyandiko z'uno mufilozofe arimo zimwe mu zabyukije bidasanzwe amatsiko ye ku bijyanye n'imikorere by'ubwonko bwa muntu. Inyandiko kandi za Charles Darwin ziri mu zafashije Sigmund Freud kwagura ubushakashatsi bwe. Charles Darwin ni umwe mu bacurabwenge nabo bahinduye isi muri byinshi, akaba ari nawe wazanye ibitekerezo bivuga ku bantu babayeho ku bw'uruhererekane rw'ibinyabuzima bito bito byagiye byihinduranya kugeza ubwo bivuyemo umuntu. Undi mushakashatsi wabanjirije Sigmund kandi wanamufashije gukangura ibitekerezo bye harimo witwa Edward von Hartmann. Uyu nguyu mu gitabo cye yise The Philosophy of the Unconscious. Kino gitabo cyanditswe mu mwaka w'1869, ngo nacyo ni kimwe mu byafashije Sigmund cyane. Abandi bitekerezwa yuko yavomyeho imbaraga zamufashije mu kugera mu bikorwa bikomeye harimo n'ibitekerezo by'umusizi William Shakespeare. Mu buvanganzo bw'ururimi rw'icyongereza Shakespeare yakoze, Sigmund yakundaga ibitekerezo by'uyu musizi cyane. Mu myaka 83 Sigmund yapfuye amaze kwandika ibitabo 24. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu bikorwa byinshi cyane yakoze mu bihe bye bitandukanye. Wakoze cyane gufata umwanya wose warangiza ukabana natwe muri kino kiganiro. Ni ikiganiro nateguye mfatanyije na Kayishunge Etienne. Uyu nguyu akaba umunyamakuru wigenga ukora inkuru zibanda ku mitekerereze n'imibanire y'abantu. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bizagenda binagaruka ku mateka y'abandi bahanga babayeho ku isi ndetse n'ibyo bagiye bakora byadufashije twese kugeza ubu. Nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Buno buzima turimo burimo ibibazo byinshi bitandukanye. Business yawe ushobora kwanga cyangwa se ikagorana. Ushobora kumva uremerewe ku bw'ibibazo bitandukanye, urushye kandi ubabaye cyane. Hari cano yitwa Genuine Kunga. Ahangaha niho nkurangiye. Hamwe na muganga Kirenga uzafashwa kandi nta kabuza uzabona impinduka nziza mu buzima bwawe. Bakurikira uyu munsi kuri cano yitwa Genuine Kunga, hanyuma rero ibiganiro byabo kandi nejo uzongera ubasure. Nta kabuza rwose ubuzima bwawe buzahinduka neza cyane.